Wawo uyu munsi rero aka kanya tuvugana reka mbabwire ngo ibintu bibaye uburyohe, ibintu bibaye byiza, ni ukuri nimundeke shime rutagwabiza iminega rwa mugabo nyirigira umwami w'amahoro nkunda kwirahira, muramburira amaboko, ni ukuri ibyiza bye sinabiziga cyangwa se ngo mbigire ubwire, reka si ibyo kugirwa ibanga sinabicicika ndabivuga, dore akura ubuzima agashyira ibuntu ab'imitima ituye n'amatika arabatoza bagata umwanda, burya imyumvire ipfuye niyo nita umwanda. Haleluya haleluya haleluya, ni Imana ikura ingumba mu bugumba, abana bagatamba mu mbuga y'uwari ingumba, kuko iyo umukijije ubugumba akaririmba indirimbo ziyihimbaza, uwo mwamara agahora ku ngoma. Haleluya haleluya haleluya, iyi Mana ndayishimye. Asibu koko iyi nkuru ndayibabwira noneho nyihereye he koko bakunzi b'icyumba TV, ko bindenze ko ibi bintu ari byiza, ko ibi bintu bibaye kuri aba bakobwa bindenze binshimishije. Ejo bundi nagize gutya mbona inkuru nziza kuri aba bakobwa bagira gutya babonye igihembo cyiza kandi igihembo cy'indashyikirwa, kuko ari abaramyi nyine baramije Imana neza, cyangwa se baririmbye indirimbo nziza zigakundwa. Ngira ngo murabizi indirimbo yitwa Yebo, ukuntu yanditse izina, yanditse amateka, ituma burira Rutemikere bajya gukora igitaramo cyitwa ngo iki Yebo concert. Noneho rero reka mbabwire, ndabizi mwumvise byinshi, mwabwiwe byinshi pe, handitswe byinshi, hari ibyagiye bivuga kuri Vestina, hari ibyagiye bivuga kuri cyane cyane kuri Vestina, cyane niho byavuzwe cyane, bivuga ku mugabo w'Idirisa, benshi bavuga kuri Murindahabirene, benshi bavuga byinshi bitandukanye, ariko reka mbabwire iyi nkuru yo ntabwo isanzwe, ni inkuru nziza. Ntekereza ko abanyarwanda bari bayitegereje ari benshi, bari bafite amatsiko yo kumva atari ko se koko bimeze bite. Tayari ubu tuvugana rero mu kanya nagize gutya nyarukira kuri TikTok y'aba bakobwa ya Vestina and Dorcas, ngiye kubona mbona bashyizeho agace ka ya ndirimbo yitwa Usisite. Usisite, abantu benshi ndabizi bashobora guhita bibaza atari ko wanamugana Usisite ni ibiki, kuko muri comment hari wahise yandika atari ku bundi Usisite ni ibiki, kandi mbyumvise atari ko indirimbo ndi kuyumva nkumva nta na kimwe ndi kumvamo. Usisite rero ntuzuyaze mu rurimi rw'igiswahili, ntekereza ko ni indirimbo nziza, ni indirimbo benshi bari bategerezanyije amatsiko. Rero ubu tuvugana aba bakobwa bashyize hanze amajwi yayo n'amashusho barimo kuyiririmba nyine kuri TikTok. Ntago ndanyarukira kuri YouTube channel ya Murindahabirene ngo turebe ukuntu imeze, ariko byanze bikunze nimba hari yahageze murumva ko n'ahandi iraje. Ariko mbega indirimbo iryoshye. Nyamara ejo bundi umuhanzi Niyo Bosco ubwo bari ari mu kiganiro, ari muri interview, nibwo yatangaje ati mwabonye iriya ndirimbo yitwa Yebo iba nziza pe, muranayikunda, igera kure cyane, atari ko indirimbo yitwa Usisite yo muyitege. Kandi murabizi ko uyu muhanzi niwe ujya ubandikira indirimbo kuva kuri Nahawe Ijambo. Amakuru tugenda tubona nuko ari Niyo Bosco ugenda abandikira indirimbo. Rero kuri iyi saha indirimbo yitwa Usisite. Usisite, indirimbo nziza cyane, indirimbo ya Vestina Dorcas. Ntekereza ko bano bana n'abana Imana yahaye igikundiro ku buryo budasanzwe. Murebye ahantu baturutse hariya i Musanze baririmba, ubona rwose nyine ari abana bazamukanye impano ariko bakiri batoya. Murindahabirene arabafata, ni ukuri respect kuri Murindahabirene, turanagushimiye cyane kuko wagiye ukora byinshi, Imana yagukoresheje byinshi, kuko bano bana kuba twarabamenye ni ukubera wowe, ni wowe Imana yabinyujijemo, iragufasha, urabashyigikira, ubabera umujyanama mwiza, ndetse ubageza ku rwego buri muhanzi wese ntekereza ko aba yifuza. Atari n'ibyo ngibyo, natwe abafite YouTube channel tuba twifuza ko YouTube channel zacu zamera nk'iyawe, kuko iyo turebye ukuntu ibintu byawe ubikora, tukareba ukuntu ibintu byawe birebwa, tukareba ukuntu ibintu byawe byazamutse, natwe turavuga tuti ariko Imana izaduteza intambwe, natwe ibintu byacu bibe byazamuka bigere hejuru kuri urwo rwego. Rero bakunzi b'icyumba TV, iyo ni inkuru nziza nari nifuje kubasangiza. Murabizi ko aba bakobwa ejo bundi bahawe igihembo muri Diva Award, baba nyine ibyamamare kandi bagahabwa icyo gihembo. Ni ukuvuga ngo ni igikombe cyiza cy'umuhanzi uba waritwaye neza mu kuramya no guhimbaza Imana. Rero reka tubwire bano bakobwa tuti congratulation. Kandi ni ukuri iyi ndirimbo Usisite ntekereza ko ari benshi bari bayitegereje, kuko Murindahabirene yaravuze ngo yari kuyisohora, ariko arangije abaretse kuyishyira hanze kubera
kubera ko hari ibintu byinshi byagendaga bivugwa kuri ba Vestine na Dorcas, ndetse murabizi ko inkuru ya Vestine ikimara kujya hanze benshi baravuze ngo babikoze kugira ngo batwikire iyo ndirimbo, kugira ngo nyine iyo ndirimbo izasohoke kandi isohoke abantu bayiteze cyane bavuga bati ati iyi ndirimbo Sisite n'ubundi igiye hanze kubera ko bayitwikiye. Ariko muri Ndabi Irene yaravuze ati murabizi ko indirimbo nyinshi twagiye dusohora nta bintu byo gutwika, nta bintu byo kubanza kuyikoraho inkuru runaka, twagiye tuzisohora kandi murazikunda muranazirebwa, zirebwa n'amamiliyoni arenga, kandi koko indirimbo z'aba bakobwa zirakunditse pe, kandi ni ukuvuga ngo bano bantu bafite igikundiro cyinshi, kandi nanone no gukoresha amazina yabo yaba kuri YouTube cyangwa se n'ahandi hantu hose, izina Vestina n'izina rigabura kuko n'izina rikunzwe cyane. Rero reka mbifuriza amahoro n'imigisha, mbabwire nti bana bacu mukomeze mutere imbere, mukomeze mugire ishya n'ihirwe, mukomeze mugire ibihangano byinshi by'umwuka, Imana ikomeze ibateze intambwe, Imana ikomeze ibagurira imbago, ni ukuri bizakurushaho kugenda biba byiza, mugende mugere ku rwego rukomeye cyane. Ndabizi ko n'ubundi bamaze kuba internationali, ariko n'ubundi nibakomereza aho ngaho baririmba mu Giswahili, baririmba izindi zitandukanye, turashaka n'iz'icyongereza, turashaka n'iz'igifaransa, turashaka n'iz'icyarabu, turashaka n'izindi ndirimbo zo mu Kidage, mbese bakore bagere mu ndimi zose kugira ngo ubutumwa Imana ibanyuzamo bugende bugere ku batuye isi bose, babashe kubwumva, babashe kubusobanukirwa, kuko ni abantu Imana yahaye igikundiro. Kandi tunabwira ngo courage kuri MI Empire cyangwa se kuri iyo lebo ya Murindahabi Irene, ni ukuri mukomeze mugire courage, mukomeze muzamure n'izindi impano nazo tuzimenye, kuko ndabizi ko hari benshi cyane baba bafite impano ariko ntitubashe kuzimenya, ariko bano kuba baragiye habona ni icyitegererezo kigaragaza ko mushobora no kugenda mu ntara mugakurayo izindi mpano zikomeye. Ese bakristo bene data bakunze b'Icyumba TV, iyi nkuru mwebwe muyakiriye gute yo kuba twabonye indirimbo ya Vestine na Dorcas shyashya, indirimbo yitwa Usisite, nyuma y'ibyagiye bivugwa, nyuma y'ibyagiye byandikwa, nyuma y'ibyo mwagiye mwumva byose, indirimbo Usisite mukaba muyibonye? Ese iyi ndirimbo muyakiriye mute? Ese muyishimira mute? Ndagira ngo nyine musure nyine TikTok y'abakobwa murebeho, muraza gusanga agace k'indirimbo baririmbye rwose, n'aka video bigaragara ko bari muri shooting barimo kuririmba ino ndirimbo, kandi nabonye ko abantu bayikunze, abantu bayakiriye neza. Rero indirimbo Usisite izabanezeze, izabakore ku mutima, kandi ndabizi ko izabageza kure cyane mu myumvire, ikababera nziza. Rero murakoze, reka mbashimire mbabwira nti Uwiteka akomeze kubahira muri byose. Uyu mwaka turimo kugera ku musozo wawo, mbifurije kuzawusoza neza, kandi mbifurije n'umwaka mushya muhire wa 2026 uzababera uw'amata n'ubuki, uzababera wo kugera ku ntsinzi y'ibyo mutabashije kugeraho muri uyu mwaka, uzababera umwaka w'ibisubizo, uzababera umwaka wo gusubirizwa amasezerano. Abandi benshi cyane bafite ibyifuzo runaka byo kugera ku rwego runaka, mbifurije kuzarugeraho muri uriya mwaka. Ni ukuri mbifurije amahoro n'imigisha, kandi ni ukuri namwe nimba utarakora subscribe kuri iyi channel, nyemerera uyikore. Aho uzi ko hari umuntu ugira gutya akaza akareba video, akazireba, akazikunda, akazishimira, ariko rwose akagenda adakoze subscribe. Basi ko gukora subscribe bidasaba amafaranga, bidasaba ikindi kiguzi, waduhaye subscribe channel ikazamuka, ubwami bw'Imana bukaguka, ko inkunga yawe iba ikenewe, kuko gufata megabyte zawe ukajya kureba ibindi bintu byinshi bitandukanye wenda bitanatunga ubugingo, ni ukuri ntabwo ari byiza. Ariko ugize gutyo ukavuga ati reka nshyigikire Icyumba TV, murabizi ko hano tuhanyuza ibintu bijyanye n'iyobokamana gusa, ijambo ry'Imana, ubuhanuzi, abahanzi, indirimbo, ndetse n'ibindi byinshi cyane bidufasha mu rugendo rujya mu ijuru. Rero kudushyigikira, ukaduha subscribe, ukaduha comment, ukaduha like, ukanadukorera share, ni ukuri ni byiza, kandi bikora bikunze, ni ukuri uzagororerwa, kandi tugusabiye umugisha mwinshi cyane kuba ugiye kubikora. Ni ukuri Imana iguha umugisha, Imana iguha amahoro, Imana iguha ubutunzi, mbese Imana iguhe byinshi byiza bishoboka, kugira ngo ikomeze kukwagurira imbago. Murakoze rero, turabakunda cyane, tubifuriza ibyiza. Iyi ni Icyumba TV.